nanone kandi nundi munsi nandi mahirwe nkuko twabyemeje kubahuza n'imitungo igiye itandukanye muri kano kanya kuri wowe wibaza ukuntu waba cyangwa watura mu mujyi wa Kigali udakodesha. Aya niyo mahirwe yandi y'uyu munsi kubera ko nkuzaniye igipangu cyiza kandi cya miliyoni 4 mbere yuko dukomeza reka nkubwire ko 2K13 Business Limited aba n'abanyamwuga mu by'ubwubatsi kubera ko batanga serivisi z'ibyangombwa byo kubaka, bagatanga serivisi zo gusana, kuvugurura no kongeresha icyangombwa, batanga kandi serivisi zo gupima ubutaka, bakora ibijyanye no kumenyekanisha imisoro ya Rwanda Revenue Authority, bakora kandi ibishushanyo by'inyubako zitandukanye, banakora igenagaciro ry'imitungo, bakanubakisha amazu ndetse bakanavugurura amazu, batanga serivisi zo gukata ibibanza, batanga serivisi za banki ndetse n'ubujyanama ku mishinga yo kubaka, banatanga serivisi zose z'irembo. Aba banyamwuga 2K13 Business Limited wabahamagara kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe cyangwa ukabandikira kuri email kaconstruction418@gmail.com. 2K13 Business Limited, ubunyamwuga mu bwubatsi. Nurangara gato iyi mari cyangwa se iki gipangu kiri no ku muhanda nkuko ndi kubikwereka, nacyo barakigutwara. Ni ku muhanda, imodoka irahagera, ufite moto wayinjizamo, ufite n'imodoka ushobora kwagura amarembo imodoka ikinjira mu gipangu. Ni ku muhanda, ni igipangu nk'uku uri kukibona. Ni igipangu ushobora kuza ugatera karabasasa cyangwa se irangi ukaba ahantu heza cyane. Ni igipangu cya miliyoni 4 ngiye kukwereka uko kimeze cyangwa uko giteye imbere. Iyi niyo portayi yacyo kuri wowe ushaka kuva mu bukode, kuri wowe mucuruzi wishakira imari ya byungura. Ngizo inzu zirimo ngiye kugenda nkwereka, asigaye ubundi uruhare rwawe rukaba urwo kuza gusura hano hantu ukaba wakwigurira uyu mutungo utimukanwa. Ahantu hakodeshwa ibihumbi bigera muri 60 bishobora no kwiyongera mu gihe hari icyo waba ugerageje guhinduraho. Twinjiye imbere. Uyu muryango ni icyumba na saro. Uyu muryango ni icyumba na saro. Muraza kumbabarira kubera yuko nahageze busa naho bwije kandi hari imirimo iri kuhakorerwa. Hanyuma urabona ko iyi nzu cyangwa se iki cyumba na saro hasi ni amakaro. Inzu yose urugi ni rwiza, hateye karabasasa. Wowe ukeneye isuku irenze ushobora kuhatera akarangi, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Iyi ni ya portaye yacu. Hanyuma ahagana mu ruhande rwo haruguru urahabona iyi ni chambrette, nayo ifite urugi rwiza rwa metalike kandi izi nzu zisa naho zegeye hejuru. Nayo urabona ko ibamo abantu, ntabwo twinjiramo, izi nzu zibamo abantu, ariko urabona ko hasi ni amakaro. Ni ahantu hafite agasuku ku rwego rwaho. Ku ruhande gato nanone urahabona undi muryango wa chambrette. Bivuze ngo banze kukwereka icyumba na saro ndetse na chambrette ebyiri, zose ziri muri kino gipangu. Nkuko uri kubibona ni amakaro ndetse mu mbuga, itegereze mu mbuga harapavomye neza cyane. No kuvuga ngo na ahantu hari agasuku hakoze harangiye. Wowe igihe waba uhaguze nukuza uhita winjiramo, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Nyamara nimba ukodesha ushobora kuza kwigurira izi nzu kuko ni miliyoni 4,500 yonyine. Cyumba na saro ndetse na chambrette ebyiri, asigaye ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Imbere urahabona douche na toilette byo hanze kandi bikoze neza cyane. Ni douche na toilette bikoze neza cyane. Urabizi ko amahirwe ataza kenshi mu buzima. Aya niyo mahirwe warubonye yo kuba wakwigurira iwawe
kandi ku mafaranga makeya ukahatura utuje utekanye, kubera yuko hano hantu ni no mu miturire. Iki gipangu cyiza ku rwego rwacyo giherereye i Masizi, ni muri Nyabikenke, aho yazwi cyane nko mu Kiriza. Nyandikira kuri iyo nimero ureba muri screen yawe kugira ngo uze tugere kuri kino gipangu tuhasure ndetse ufate umwanzuro wo kuba wahagura, kubera ko n'ubundi miliyoni 4 n'amafaranga atari menshi. Ntabwo inyapfobeje, n'amafaranga atari menshi ugereranyije n'umutungo utimuka. Ibaze ahantu utaha ukaharyama cyangwa se ukahagura hakajya hakwinjiriza ibihumbi 60. Miliyoni 4 n'igice niyo mafaranga ya nyuma ashoboka kuri uyu mutungo. Nimba utabona miliyoni 4 n'igice, ntabwo wakwirirwa uza gusura, kuko byaba ari nko guta umwanya n'igihe, kandi igihe ni amafaranga. Bakiriya beza, ibyo ntakweretse cyangwa se ntakubwiye muri iyi video ni ukubera yuko uzabimenya waje gusura, mu gihe waba wumva ufite gahunda yo kuba wakwigurira hano hantu. Nkwibutse ko iki gipangu kiri kugurishwa miliyoni 4 n'igice zitaganirwaho. Giherereye muri Masizi, ni mu miturire, ni ahantu ushobora kugenda iminota 10 uvuye ku muhanda principal. Imodoka irahagera, moto wayinjizamo. Uramutse ufite nk'imodoka ushobora kwagura amarembo hanyuma n'imodoka ikinjiramo. Inzu zikoze neza, igipangu nuko nguko ukibona.